kwicara ni nk'imikino. Shobora kuza ngaho umuntu amarande 500 ndasirira muntu. Ubwo amarande 500 ni amande 500 ahwanye n'ibumbi nka 30 byanga. I think so. Icyo koro wa muntu ahita genda karasa wa muntu nyine umubwiye ni ubwo buguryo buberayo gusa nonsense ni nyinshi cyane hari. Urumva abantu bafite access ku mbunda ku buryo ni nyinshi abaturage imbunda ziri mu baturage cyane ni nyinshi kuzitunga ubona ari nk'intuza sinzi kuntu mbibona. Abandi nka blague kandi umuntu wese afite imbunda Nese bazikura he barazigura nk'iburayi nyine haba hari amaduka cyangwa bo ni fraud ikorwa. Icyo nabonye cyo umuntu ukene imbunda na hariya nabonye habayo gangster birara byinshi amagroupe gasa groupe ifite imbunda niki ntago batinya no kurasa umupolisi bahita bayimwaka ikabiragiye gucyo nyine. Habana sense nyinshi cyane ariko nge sinzi ntago muri iyo myaka yose wamaze ahantu hari ubwicanyi bumeze gutyo insecurity ingana gutyo noneho iyo uri umunyamahanga biba bimeze bite? Iyo uri umunyamahanga hariya mbabona gupfa hariya uri umunyamahanga ni ibintu manza nta no gukurikirana cyane. Iyo upfuye nyine uyu murambo babonye nuko yawushyingura nugutangaza ko babonye umurambo bagashasha ukuntu bari babonye nk'ibyangombwa mufuka bagusatsa bakabibona bakatangaza wenda umuntu runaka na mwamumuzi utuye naha ubwo yibonetse gutyo kubona umuntu wakurashe ntabwo biri easy. Gituwe n'abantu benshi cyane. Welcome back guys to our YouTube channel. Tugiye kuganira na Abidal. Bashimiye ko mukomeza kureba ibiganiro mbategurira, bashimiye ko mubisharinga mukabigira ibyanyu, abaniga banje mugiye mutandukanye ba Fabrice abami ibitekerezo byanyu ndabibona kandi nkeka ko niba mubibona inama mugenda mungira abantu mwese mugiye mutandukanye mubona ko ngerageza kuzumva no gukosora ibyo mwambwiye mubona byatuma nyine ibiganiro mbategurira n'izindi content zitandukanye zibagiraho nta kibazo. Uyu munsi ngiye kuganira n'umuvandimwe yabaye mu bihugu by'amahanga abari experience ikomeye cyane agiye kutuganirira nyine urugendo yanyuzemo kugeza ubwo uyu munsi nanone ari hano mu Rwanda akaba ari byo urebye tugiye kuganiraho uyu munsi. Bamwita Abidal ndakwakiriye kabisa grand frère. Thank you so much. Welcome. Abidal navuze ko wabaye mu bihugu byo hanze, igihugu wabayemo niki? Igihugu nabayemo ni South Africa. Nicyo gihugu nabayemo cyane. Nagiye 2010 nari mamaze 12 years. Imyaka 12. Ni myinshi cyane. Igitekerezo cyo kuvuga ngo reka mve mu Rwanda nshifting njye gushakira ubuzima South Africa cyaje gute? Byari bitewe n'iki? Uburyo byagenze hari usanzwe ubayo w'inshuti yanjye ariko habayo na mjomba wanjye nababayo uwo bayo bamita Abdu yari yaje nahaje gusura aje gusura iwabo nk'ibisanzwe nyine nta kibazo. Ageze inaha tukona umuntu twakuranye abaranyegera arambwira atariko nta kuntu n'isubiza South Africa twazajyana. Ijambo namusubije namubwiye bana ko bihenze kugera arabe bihenze cyane kuko icyo gihe kugeraho byari ibihumbi 600 n'amadolari 600 amadolari 600 ya 2010 niyo kabisa nakoresheje ndi kabisa mbese byahwaniyemo n'amadolari $600 ya na $600 ubwo nkabana ifiteho ankubayo nyine ayo mafaranga niwe yampaye mu rwego rwo kujya gushaka ubuzima nanjye nk'abandi nyine. Amafaranga arayohereza muri cyo gihe uwo muhungu ari naha ngira amahirwe y'iki nagize amahirwe uwo muhungu ntarwo yatinze naha yamaze nk'ukwezi ko amafaranga tayari bari bayanyohereje nyafite niko guhita njyana nawe ko nafite ibyangombwa. Mwakoresheje inzira y'indege mwakoresheje inzira y'imodoka? Twagiye hasi twakoresheje bus. Mucahagana he kugira ngo mugereyo? Twavuye bisi yaradukuye ahangaha itugeza Kigali Rusumo bawemerewe kwinjira Tanzania basi turakuye turagenda. Ubwo mugera Tanzania kuko uba ufite ibyangombwa bikwemera kwinjira muri ibyo bihugu.
Tanzania, Malawi, Mozambique. After Mozambique habayeho struggle kugira ngo winjire muri South Africa. Ubwo Mozambique niyo destination ya nyuma connecting na South Africa kabisa, aho ngaho umupaka ntawo buri around, ntago ari kure. Ubwo nyine we yarazi inzira, ubwo azinzira kabisa nta kibazo. Njye rashidutse gusa ariko nyinjiza tubibona ninje South Africa. Ko yarazi inzira twacaga mu zose yarazizi. Yego. Urwo rugendo rwo kuva hano ugera Mozambique mbere yo kwinjira ni Mozambique ni urugendo rwo kuva hano Kigali winjira ugera ku mupaka rwabaga rumeze gute mu nzira? Urabona ibihugu byose aho wajya hose iyo ufite amafaranga nta kintu ushobora kuba, kuko iyo haraho umugera bigasaba ko murakenera kurya, nyine ufite amafaranga bisi raza guparika murajya mu ahantu bacuruza ibyo kurya, ama restaurant murye, after that musubire mu modoka mukomeze urugendo. Nkuko tubikoreye tujya Kigali ni gutyo kuri Nyirangarama bagatanga iminota abantu bagakoresha ubwiherero bagafata ibyo kurya bakaruhuka urugendo rugakomeza 100%. ni gutyo. Ndetse Abidal, mbere yuko tugera South Africa, ubundi mbere yuko ngenda South Africa wowe wayumvaga gute? Mbere yuko ngera South Africa numvaga ari nafata nk'Iburayi, kuko narebaga image yaho bitewe n'ababagayo batwohereza amafoto tukareba uko hameze, nkahita mbona ari nk'Iburayi kabisa. Nabona ari Iburayi nkabona kabisa ni byiza, nkaba ati Nyagasani uzafashe nzahagere. Nkumva ndishimye cyane, ariko mu kuhagera nabonye koko ni nk'Iburayi. Narishimye kabisa. Narishimye ko urebye kandi igihugu cyateye imbere, ni igihugu kize. Narishimye, ni heza pe. Ugezeyo inzozi zawe zibaye impamo? Nagezeyo amahirwe, abo nsanze banshakira akazi, ni uncle yanshakiye akazi, ngira amahirwe mbona akazi. Mbasha gukora ndi kubika duke. Ewana mbona ubuzima bumeze fresh tu, nubwo icyo ntakunde ni kimwe. Ubwicanyi bwa hato na hato, kurasana by'amafuti, abantu bakarasana, abantu bari gupfa byoroshye, gupfa nk'inuza, mbese ukabona muri gupfa nk'amasenani, kurasana. Ibyo nicyo kintu nahangiye. Wenda Abidal, kuko ari experience yawe, ubundi hano mvuga ko experience y'umuntu ibera isomo undi muntu. N'uyu munsi wasanga hari umuntu uri gutegura kujya South Africa. Yego. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbere ko twihuta, mbere ko nageze mu kazi. Yego. Niyo mpamvu nshaka ngo tugende gake. Yego. Urumva umukozi urugendo mugeze South Africa, murinji igihugu kigezemo kabisa, igihugu giteye imbere, hanyuma ubonye n'akazi. Akazi wakabonye mu gihe kingana gute? Kari akazi kameze gate? Niba ntari ntabwo natinze ukabona, kubera ko nakubwiye ko nagiye harabo ndi gusangayo. Yego. Ubwo rero uncle wanjye nagiye nsangayo, hamaze imyaka myinshi. Bivuze ko connection zose z'ubuzi butandukanye yabaga zifite. Ntabwo byatinze, namaze nk'amezi nk'abiri nta nubwo nayarimo. Mpita mbona akazi, fucking job nakoraga first time nkigerayo. Twarindaga mu modoka kagadi. Kurinda imodoka, nk'ukuntu umuntu ashobora kuza agaparika kwa Habibu aje kugura nk'umugati, ewana ukaza ugahita umubwira ewana nkurebere ino modoka. Ubwo nyine iyo bimubwiye ibyo ngibyo akakwemerera, aho ngaho umenye ko araguha tip. Nagaruka avuye kugura ibyo avuye kugura araguha tip. Ushobora guha tip y'amafaranga yifuza ku giti cye, amaranda 2 cyangwa 5, ari nabo bahaga amajana. Ibyo biterwa n'amahirwe yawe nyine. Niyo first job nakoze nkigera South Africa. Yego. Wayimazemo igihe kingana gute? Nayimazemo igihe cy'imyaka 2 years. Sure. Nyikora kabisa. Kandi feeling numva ari fresh. Niba se byaragaburaga byaragwaga amafaranga. Byamaga amafaranga basha kubika duke nkarya utundi. Life mbonera gukomeza tu fresh, nta kibazo. None se abari company ishinzwe gucunga amamodoka cyangwa tu nukugenda mu mujyi wowe ukajya uvuga ati ndabandi mu mujyi ahantu runaka munasiga imodoka ye? Bagira ubuyobozi, bagira abashinzwe ku amakampani. Na mbere yuko uhagarara aho hantu urishura. Yego. Mbere yuko uhagarara aho hantu kwa Habibu, example naguhaye, hari umuntu ushinzwe, arabashefu bashinzwe kuvuga ati wana ishyura tetirende amarande 30 kugira ngo uhagarare ha hantu. Ubwo ni nkangahe?
amande 30 bawishyuye nk'ibihumbi 500 cyangwa 3 byanga I think so ibihumbi 3 cyangwa 5 3 ni 3 gutyo mbere ko hagarara hahantu nuba urasora no gusora nina habira haba abantu bazike FSS batunze amamodoka urumva ko rero imodoka bisigaye parika ikishyura donc uko nakazi keza urumva ko kabisa twa mbere ko hagarara ahantu urishyura yego basi hari gihe bwira ukore nka 200 rand hari gihe bwira ukore 300 ibyo biraterwa nuko Allah yagupangiye imana nyine n'utkurabone ko nari feeling ko nakindi kintu ntago arakazi kafunanye ntago ari job iri strong gusa ikintu kikugora ni bahagarara umwanya muremure yego ko ikintu unanirwa amaguru akubitera ko nta kindi kintu urakora nuko wabiteguye nyine guhangana basi urahangana nyine life yose ura fightinga niko bigenda ura fightinga yego hanyuma uvuze ku kintu kijyanye wenda n'ubwicanyi bwahabaga nabwo wenda bwatumye biri mu bintu byatumye mpanga byatumye mpanga biterwa n'iki ibyo bintu kwicana nyine nibigo byateye imbere biriya kwicana ni nk'imikino shobora kuza nka umuntu amarande 500 ndasirira muntu ubwo amarande 500 ni amande 500 ahwanye n'ibumbi nka 30 byanga I think so icyo koro wa muntu itagenda karasa wa muntu nyine umubwiye ni ubwo buryo buberayo gusa nonsense ni nyinshi cyane hari urumva abantu bafite access ku mbunda ku buryo ni nyinshi abaturage imbunda ziri mu baturage cyane ni nyinshi kuzitunga ubona ari nk'intuza sinzi kuntu mbibona abandi nka blague kandi umuntu wese afite imbunda mbese bazikura he barazigura nk'iburayi nyine haba hari amaduka cyangwa bo ni fraud ikorwa icyo nabonye cyo umuntu ukene imbunda na hariya nabonye habayo gangster birara byinshi amagroupe gasa groupe ifite imbunda niki ntago batinya no kurasa umupolisi bahita bayimwaka ikabiragiye gucyo nyine habona sese nyinshi cyane ariko nge sinzi ntago muri iyo myaka yose wamaze ahantu hari ubwicanyi bumeze gutyo insecurity ingana gutyo noneho iyo uri umunyamahanga biba bimeze bite iyo uri umunyamahanga hariya mbabona gupfa hariya uri umunyamahanga ni ibintu manza nta no gukurikirana cyane iyo upfuye nyine uyu murambo babonye nuko yawushyingura nugutangaza ko babonye umurambo bagashasha ukuntu babonye nk'ibyangombwa mu mufuka bagusatsa bakabibona bakatangaza wenda umuntu runaka nta mwamumuzi utuye naha ubwo iyo ubonetse gutyo kubona umuntu wakurashe ntabwo biri easy gituwe n'abantu benshi cyane yego South Africa gituwe na miliyoni hafi 68 z'abantu hitushyiraho noneho nkatwe twa turiyo abanyarwanda abashinwa abakongomani abahinde kumva ni benshi cyane ni igihugu gituwe n'abanyamahanga benshi cyane kabisa no kuvuga ngo umuntu arapfa bakaza bagatangaza hanyuma se iyo habuze umuntu leta iramushyingura bigenda bite ibyo ngibyo ntago namenye uko bigenda gusa ndamye ko batakomeza kubika imyaka yose yego ntago uri zahabu babitse bahita bashyingura nyine kujya gushyingura bagushyingura bikarangira wenda bakabafata nk'amafoto yawe bakabashyira ahantu bavuga ko uyu muntu runaka yarapfuye ababo barabuze twarashyinguye niko bigenda nta mwanya wo gupfa ubusa nyine nta time yo gupfa ubusa abantu bari gukora ibintu babyihuta abari gukora niyo mvubu asinzi igihe kiragira gusuzugura kibonye hanyuma ku bantu wenda bashaka kuzajyana South Africa yego urumva ashobora kumva izo mbogamizi wenda akaba yagira ubwoba n'icyo bamumaraho ubwoba cyangwa inama uko bamubwira yakwitwara hariya kugira ngo azabashe kumara wenda nk'igihe wamaze yego kuhaba system yare kuhaba imyaka myinshi niba ushaka kuhaba nta bibazo ushaka niba ubonye fucking job any job waba ubonye aho ngaho jya ku kazi akazi nikarangira wongera utawusubire mu nzu yego aho ngo zaba imyaka yose ushaka ariko niba uvuye mu kazi ngiye mu kabari ngiye mu bakobwa ngiye nonsense uzapfirayo uba wagiye ubu nibyo mbese gupfaho nibyo biri easy uba wempoje ku rupfu yes biri easy gupfariye yego numva hari filme narebye bita Gangster Paradise of Jerusalem yego nigeze kuyikubwiraho yego yerekana nyine uburyo abana bakora hariya bakabajyana mu ngeso zo kwiba imodoka abana bakabikuriramo ujya wumva n'imodoka zibye South Africa bakarizo bafatira mu Rwanda tubona polisi yasubije bafatanye na Interpol yego urumva nyine na ahantu hari insecurity ariko at the same time hari
hariyo na opportunities z'akazi sibyo yego ubundi ubona ari nk'icyo abantu wenda bakora inaha batarinze kujya bajya nk'iriya inaha sukoraba bronge mfite akazi inaha kanyinjiriza 200 cyangwa 100 ntago najya hanze kabisa kuko wanga mbarumva meze neza ngewe barumva nta kibazo mfite kabisa ngewe I don't have any problem barumva meze fresh nta igenshakiye ariko South Africa ibyo ntago bibaho abantu usaba bata saa moya saa 12 umuntu bari mu nzu nanone warenza saa moya ubwo birasaba uratega za Uber zira gucyura zikujyanye mu rugo ayo nandi mafaranga basa ayo nandi mafaranga tene asohotse Uber ntago ari ubusa urateze nyine kugira ngo bagucyure uko hari ibyo uri kwirinda ko byakubaho utashye ariko wanga nje nta byije cyane nta nicyo bimbwiye kabisa urabona yego mbere yuko ujya South Africa hano mu Rwanda yego hari ibyo wakoraga cyangwa se wifuzaga gukora ukavuga atari ko reka njye hariya kugira ngo nzabashe kubona ubushobozi yego none igihe nikigera wenda nzabashe kuzana ubwo bushobozi bikora hano mbere yuko ugenda yego usubira inyuma gato mu Rwanda wari ubayeho ubuhe buzima nje before yuko njya South Africa nakinaga umupira ariko umupira nakina muri marine junior marine ntago twahembwaga ni buryo bwo gukina kugira ngo uzazamurwe urukuva ko nta job nayo mfite nari nkiri mbese gukina kugira ngo nanjye ndeko nzazamurwa muri marine nkuru after that nje mpembwa nk'abandi bakina mu kipe nkuru ariko ntago byakunze byarangiye nyine uwo mutipaje ageze inaha niyo wambye atari ko inaha buri ukora iki twakwigira hanze biki nibiki numva kungira inama za bien niko ufata decision yo kugenda aranjyana nisanga yego tugarutse ukiri hano mu Rwanda umupira wari ufite tala nefite tala wakinaga ngera mu defenseur ariko ikindi kintu cyambabaje mu buzima bwanjye twatozwaga na nyakwigendera choka muri junior etenseur muri junior ya marine so none ngende mu defenseur nyuma nza kubyangiza gute naje kubyira nyakwigendera choka ndamubye ati ariko kocha nge ndambiye ukina inyuma nge na attack kabisa nayikina urumva arandire nibyisemo niba rubyisemo nta kibazo katubugira umwataka bana birangira ngiye imbere ariko bampinduriye umwanya uwo mwanya ukaba hari abandi bakinaga kuri uwo mwanya bivuze ko nzambanza hanze ntanzo ngo kugaragara mu kibuga tera nkuko nagaragaraga ndi umudefenseur pako banje kwigaragaza muri attaque ko ushoboye narabyangije kocha no bigira arambira ati wara ntuzagire no wiyangirije warambye ngo guhindure ndaguhinduriye ubwo rero ugomba kubikorera kugira ngo ujye nawe ukina umva nta nubwo byanatinze yani ko kureka umupira bitewe n'uwo mutipe ruwaje nyine byahurira nuko ugiye kwigendera nahise mbireka niko kwigira hanze none se twigeze kuganira yego mbwira uburyo ibintu by'amarozi byabaga mu mupira kera yego umupira bamuburozi muri junior bararugana ariko muri junior sinigeze mbibona kuko ntacyo babaga bari guharanira abarugana nabo bakina mu makipe makuru urozi burari murashobora no kuroga mu nkweto wakomera inkweto ye ukangirika ukabyimba n'ibirenge biho dukunze kubibona nabonye abanyagisenyi benshi South Africa buriya itubikiye inshuti n'abavandimwe kabisa tunabasuhuze ndakeka ko bazareba iki kiganiro yego bakomeze nyine bakore ariko banatekereze kuzagaruka mu rugo ko byanze bikunze mu rugo bari mu rugo home sweet home sweet kabisa nta hantu nyine wageranya nko mu rugo ntago bishoboka yego abanyagisenyi benshi bari hariye n'abasilamu ni benshi cyane ari abasilamu benshi hari uwo twigeze kuganira wavuyeyo yego ambwira ko ubu usanga gusari biba bigoye yego ibyo biba bimeze bite hari gusari ntago biri easy abantu baba bari bize n'akazi cyane uko nabibonye ntago wabyira umubosi ngo ana ngo bosi ngo reka manzi ngiye gusari ngo ndaje akazi gate karangira atakubira tukomeze ariya umubosi tubona nta bwenge ufite uri kureba akazi kugira ngo ahita abona utari tayari ni ukuvuga ngo ushobora kubikora first time akakureka ubwa kabiri ukabimubwira ubwa gatatu akazi gahita karangira ngo uyu nguyu ari kunyishyura akazi kararangiye tayari ntabwo basari ntabwo nakubeshya
usari wenda nusari gahunda ubutashye job yarangiye akaba yasarira mu rugo ariko baravuga ngo barazinye ngo usari no aho nabo nkubeshye yes biba bigoye biragoye nko mu bindi bihugu byose byateye imbere ubusanga bro biragoye aba USA bari kutureba ibi bintu mubye ko bazanyomoze ntago basari ntago biri easy kubera ubuzima baba barimo condition y'ubuzima condition ya life baba barimo ntago biri easy it's not easy I'm telling you urumva ko twe tuba tugomba gushima Imana ko hano wenda nubwo akazi batari kenshi cyane aha nta kazi hari utuzu dukeya ariko umuntu abona umwanya wo gusenga akabona umwanya wo kuganira n'inshuti n'abavandimwe time hano barayibona cyane esa bida wowe ugeze ugira ikintu cya depression ukigera hanze nkigera hanze nge nta kibazo ngeze mpura nacyo nge ubundi nabaga ndi gusenga nkasaba Imana Nyagasani uzamfasha uzampindura ubuzima ikintu nasabaga Imana cyane ni ukugira iwanjye icyo nasabaga Imana nabo Nyagasani uzamfashe niyo kaba arakazi kangana wenda nk'iki umuntu wese taragiye ngo cy'abasenga ariko Imana uzamfashe ko abahangana uzampaho kuba icyo nicyo shimira Imana cyane ko nagezeyo mbasha gukora mbika duke utwo mbonye nkohereza hano mu Rwanda mu rugo bakabinkorera mbona mbigezeho mfite iwanjye alhamdulillah nta kibazo mbishima Imana cyane yego urumva ko kuba waranatashye twavuga ko n'inzozi zimwe mu nzozi wari ufite za mbere zari kugerayo nyine muri icyo gihugu cyateye imbere zari kugerayo after that icyo nayisabye Imana irangije irakimpa so njyewe alhamdulillah banumva nta kibazo ariko abantu banavuga ko ku bantu bagiye mbere muri iyo myaka yawe na mbere yaho gato nko South Africa yakira akazi abandi bakaba bati ubu ngubu bisigaye bigoye ubu ngubu aba étranger babayo benshi cyane étranger ntageze akundwa wapi ko ugiye gushaka akazi hari wenda nk'umunyagihugu ureta wirukanwa uhite ujyamo ukumva ko wowe ntago baza gukunda never ntago uzakundwa ariyo mpamvu kuba hanze no kugira ubwenge kora uri kwiteganyiriza uko duke ubashe gukora igikorwa iwanyu hano wavuye ko hari ahuri ntago ari iwanyu reka hariya anytime bazabyuka bana we don't need the foreigner go back in your country uhituza nuza rero nta kintu ufite hano nazo uzahura n'abantu ukihisha by'ubugori kubera ki wanze kwiteganyiriza ni life yose iyo utiteganyirije uguma gira isoni akazi none handi gukora ntaho kazahoraho akazi karashira akazi iyo gashize nta kintu wigeze ukuramo wobwo urigaya niko bigenda so abari hanze bose bajye batekeza iki kintu nkubiye utiteganyirije nyine birangira bakwirukanye uratashye nyine nta kintu ukagaruka mu rugo nta respect baguha respect ihabwa umuntu niba ufite akantu kangana na toilette baza kakubahira ko gakuyeyo yego ko gakuye mu kazi runaka ntangara abantu bakora ari ukabona ari gukora arangije gukora game wa petite ibyo ni nonsense ntabwo ari utekereje zo azaza uko bizagenda niko bigenda ngo abantu baze gukura n'isomo muri iki kiganiro kuko wabukorera amacyangana kose gerageza nyine gusevinga wagera ku bintu runaka byibuze niba uhembwa 100 ku kwezi hano mu Rwanda byibuze irya 40 byibuze irya 70 ubike 30 ariko menya ko wasevinze 30,000 yarabitse ari kuri account ntacyo uzaba nyuma y'umwaka nangahe si yagufasha se wanacuruza ukajya no kuzana inkweto igoma ukaba wacuruza ariko uvuyemo nta kintu ngo ushaka kubaye barakuba gute nonsense rero twakongera cyangwa abantu twabwira ngo aho hantu uri yibuka ko one day bazagaruka utangira utegure home sweet home always uzagaruka ku bushake bwawe urambe ko amahanga cyangwa se bo bakwanze nko kwabivuze ko badakunda abayitrange ntago bakunda nta muntu uzagukunda ntago bishoboka ubagiye kuvuruga abantu ubagiye kubavuruga so ntago bagukunda kugiye utwara akazi kabandi hari abasanzwe bakora ugezaho tumye bamwirukana uwo kagiyemo ntago bakunda so bajye bakoresha ubwenge umuntu uri hanze wese koresha ubwenge tekereza ese mu rugo mpaguze ikibanza ese mpubatse sinagenda ndi kujya mu nzu yanjye so nibwo bugabo uruko rukurya gusa se bizagenda gute se hanyuma bida kuri iki kijyanye wenda na insekirite hari experience ugiye
security wigeze ugera nyine muri danger ku buryo nawe wari ugiye nko kuraswa cyangwa njye ntabwo byaba makumba ibyo ngibyo uburyo nimbayeho nabaye muri life is strong ariko mbyitwaramo neza hari n'igihe nta hantu nakoreraga nararagayo kugira sintaye ngahirirwa ndyamye ko nabwo afite amafaranga yo kurya ko ubundi hari ukuntu bigenda urakora ugeraho 6 o'clock in the morning ugakora paka 18h haba ari umuntu uraza gusimbura wa muntu iyaje kugusimbura mu gitondo kuba wakoze night shift yazakunsimbura umuntu njye ngakomeza nkiryamira aho ngaho nashaka gutaha ko natahaga kure nkigumira aho ngaho arigenda bikoraga after 4 days nkagenda nkongera nkabikora after 3 days nkongera mbese byabaga ari ubuzima bukomeye bitewe na security yabo nta mutekano donc mu kwirinda wangaga njye nirindaga ibibazo nirindaga ibibazo bishobora kuba byazambaho n'Imana ariko nayo yarandinze ntabwo navuga ngo ningiye ngo nakoresha ubwenge bwanjye oya n'Imana nayo Imana yarandinze kubanza no kwirinda yego benshi bajya hanze cyane cyane kuvuga turi kuganira kuri South Africa ko ari habaye imyaka irenga yego kubera iki usanga bagaruka baragiye mu biyobyabwenge mu nzoga kubera iki hari abayo ibiyobyabwenge byinshi hari drogue zitandukanye hari ibangi hari urumogi hari inzoga hari hari drogue nyinshi nugerayo nyine ukajya muri za drogue uzazura umusazi nta kintu uzageraho ariko nugeraho byamwe ukabyirinda uko bizagenda kose objectif yawe ni ukugera ku bintu runaka uzayigeraho after that ugaruka umeze neza umugabo nyine so ni ukwirinda bya biyobyabwenge nyine biriyo nta kindi ese nk'umuntu wagiye wenda akagira lifetime nziza mu gihe runaka yego abona amafaranga wenda akayasesagura bibaho cyangwa se akayakoresha nabi cyangwa se agategura n'imishinga wenda ibi bigapfa bikamuhombera akaba ari iriya wenda harambiwe ariko akanga gutana none avuga ngo sinataha nta kintu mfite wamugiriye nama uwo muntu namubwira gukomeza gukora we niyirinde ibyo bintu yirinde ibintu bishobora kuba byatuma adasevinga na duke atekereza iwabo azaze ari icyo afite iwabo kumara imyaka 20 hano ukaza nta kintu ufite ni nonsense bazaguseka ntabwo uzaza ngo tuganire tuzaganira iki tuzaganira ubaye muri Amerika imyaka 20 South Africa imyaka 20 uje nta kintu ufite anga nonsense ugarutse uko wagiye eba ni nonsense kabisa nta nubwo twaganira njyewe njye ntabwo twaganira nta time njye nabone kuba naganira nawe kuko aho hantu ari ugukora nyumve neza ese urukurya bizagenda ute hari abagera hanze bakishima ngo walahi ngo dusanze hari chicken ngo dusanze ngo hari inyama ngo n'ukuntu mu Rwanda ngo uzirya ngo ari ikibazo hano n'abantu bararya bameze neza yazaga umukubesha wakishimira ibiryo se niki urukwishimira ibiryo gusa bagira ubike uzakore ibikorwa iwanyu ngo hano ntabwo nava ngo ni Burayi hari benshi b'inshuti zanjye babivugaga that is a nonsense kora ibintu bizakutunga ejo azaza kuri gusaza teganyirize future ni ibintu byose kazi kose iteganyirize ko uri gusaza ese nkuko bivuze ko umuntu nundi koko nibyo imyaka igenda umuntu bari gukora imyaka iri ugenda biba bigoye biba bihagaze gute ku muntu uri South Africa akeneye nko gushaka gukora tubona bari muri Amerika gato yego iyo bakeneye nko gushaka bagaruka inaha bakareba abantu hano bakabashaka hano South Africa aho umujene wumva afite niya akeneye kuzana umugore agakora umuryango aho biba bimeze shabiri easy kabisa biba byoroshye ukunda umuntu hano uramukunda mara kumukunda communication mukagirana communication urukundo urabona ni ikintu ni ngombwa ukunda umuntu iyo ufite ubushobozi rero wowe uri hanze nyine kubona amafaranga kubye biri easy uri hanze bitari gukora urayabona icyo ukora ni iki ubaza itike yazamugeza ukabaza n'amafaranga yo kuguca yo kumukwa ukabyohereza bikaba hano akabubukwa akagenda akagusangayo ni ibintu birizi cyane kabisa hari abo bagiye babikora ubufite imiryango imeze neza cyane kasa murakominikana ukameza amafaranga akagenda mukabana wambye ko kugeza ugira depression kubera ko wabaga uri kumwe na famille yego nagiye mbona
hari amafoto nagiye mbona n'amavideo abanyagisenyi baba South Africa bahura yego bagakora ama match bagakina. Yego nanjye nigeze kujya nkina, ibyo byo birahari cyane. Ese ubundi ubona ari impamvu tuma abanyagisenyi benshi bari South Africa ko ni benshi pe, hari umuntu wambwiye ngo abanyagisenyi bakora ikipe yo bagakina n'abanyarwanda basigaye, ni benshi cyane. Biriyo kabisa, twari dufite ikipe yacu biriyo cyane kabisa, mugahura abanyakigali tugakina n'abanyagisenyi, match kora ni fresh kabisa nta kibazo. Nari abanyagisenyi ari benshi cyane, hari nuko bagiye bakajya bahana ama connection. Ntago nava ko ari benshi cyane kuko n'abanyakigali ntago tuzi uko bangana, nabo bariyo benshi. Urabasanga ariko twebwe nuko twese nyine twaba ko turi benshi, ariko nabo bariyo benshi cyane. Urumva life yo kuba mu mahanga, yego ukenera kubona visa permis nyine yo gukora, yego yo gutura, ibyangombwa abantu baba babayeho gutari abantu. Niba ushaka kuzaba umushoferi, icyo ukora uba uri gukora amafaranga, nta kinanira amafaranga. Yego uzabona ya permis tuko byenda kose, biri easy. Uri gukora uzadiringa, uzayibona. Yepfa kubuza gutwara uzayibona kabisa nta kibazo, biri easy. Yego naho kuba umuntu yagera akabasha kubona wenda nk'ubwene gihugu, ubwene gihugu nabwo ntago biri easy, kuko harabona sanze bamaze imyaka za 20 15 bagifite ibyangombwa by'intuza, ibyangombwa nyine by'impunzi nyine. Ntaho nakubeshya kabisa, ntago biri easy. Ariko nkeka ko biterwa n'uburyo umuntu yahinjiye cyangwa uko wahinjira kose, ntago biri easy kuguha citizen. Biba bigoranye kubona ubwene gihugu bwa South Africa, biragoranye cyane. Sinzi impamvu wenda babikomeza, sinzi impamvu yagomba nabonye bigoranye cyane. Yego none se nigeze kubona mu myaka yashize, yego abanyamahanga bakoze imyigaragambyo bari kwica aba etranje, yego abene gihugu bari kwica abanyamahanga mbese babamereye nabi. Yego nabo twagiye tubona batwika. Yego ibyo biri easy cyane, ibyo bintu bikunda kubayo cyane. Kandi nakubwiye ko ntuzigera ukundwa, uri etranje ntuzigera ukundwa, ntago bishoboka, ntuzigera ukundwa uko byagenda kose tu, ntuzigera ukundwa nabo wasanze, kuko ugiye kuba twarutuzi. Niyo mpamvu bakora iyo myigarambyo bakabatwika bakabica. Ni gutyo biri easy cyane. Haba n'ibintu by'ubusahuzi, umva ni gutyo. Nuva iyo bibaye gutyo, bagomba kureba aho mukorera business, bagenda bagasahura bya bintu byabo. Nta bantu badashaka gukora, ntibakunda akazi nyine. Wagera wagakora bagahita bavuga impunzi njyane akazi. Niyo mpamvu bagomba kugirira nabi. ariko ubona bafite ikibazo. Niko ntabwo bakunda gukora, n'abanebwe. They are very lazy, bari lazy cyane. Muri UK habaye imyigaragambyo. Yego abazungu bajya ku maduka y'abanyamahanga barayasahura. Yego bica n'abantu bamwe bapfiriye muri iyo myigaragambyo. Ni nk'itegeko. Noneho itangazamakuru rikabaza se aba bantu muri kubikira iki, muri kubera mutabashaka ngo badutware imirimo. Bakabaza none se wowe wagiye gufungura business ko dusanzwe uri gusahura iduka ry'umunyamahanga, wowe wafunguye iduka biranga, ngo urumva ngo ntabwo tubashaka tu. Nabo urebye bafite ikibazo cy'ubunebwe. Zanjye nakubwiye ntabwo uzigera ukundwa kabisa. Na citizen ntabwo uzigera ukunda, uri bafata kuri impunzi foreigner. So niyo mpamvu nkubwira ko ubuzima bwo hanze, ababa hanze bose mukoresha ubwenge, mukora ibikorwa iwanyu mu rugo, mukora ibikorwa mu rugo, ko ejo n'ejo bundi bazabatemagura. Wowe tuhunga wizera ufite ibikorwa byayo hano, ntacyo uzaba hano. Urakomeza ukabaho neza tu kuko wabagaho, nta bindi. Ni gutyo babaga mu mahanga, benshi bagarutse bari hano bari gukora ama business. Yego bari muri industries zigiye zitandukanye. Baravuga ati twashakaga cyari igishoro twarakibonye, mu Rwanda hari umutekano, ni mu rugo. Kubona igishoro uri hanze biri easy ko ubukora, biri easy kubona igishoro, ahubwo kumenya icyo uzagikoresha. Yes niyo mpamvu ngiye umuntu nagina mu bahanze wese bajya korera kubika duke ndakwa duke bigero tukagwira. Ohereza kuri kibanza uzubake, uzagufite inzu ari kindi nuzukubi wawe naguzumva wishimye. Oya birabishimishije. Ese umuntu abayana imyaka 20 30 uraje gusa ngo
Ewana ngo warahindutse nonsense. Ese Abida wagarutse ryari muri mwaka? Nge nagiye 2010 2012 ndagaruka. Ubwo nemazeyo 2 years. After 3 months ndongera tena subirayo. Ubwo nemazeyo tena imyaka 10. Kumva ko ni 12 years, nyamara ko ni 12 years. Ubwo ngewe basi nonge ndagaruka nyine. Urebye uburyo wasize Gisenyi imeze n'u Rwanda muri rusange. Bana harakeye cyane. Ameze neza kabisa. Warebye nk'izi turi gukorera. Bana numiye nyine n'ubwa mbere nahagera ntabwo nzi ko ameze utya. N'ubwa mbere nahagera ntabwo ndagura muri ibice. Mba nibere town. Mba nibere kwa CAE Hajabe. Sumuzi Hajabe. MC mba nibere hariya kabisa. Yani hara niyo rigara yanjye nibere turi kwiganirira. Relax. After that nkataha nkajya kuryama nta bintu byinshi. Bitandukanye ya. Abida ndagushimira rero ko wemeye kumpa ikiganiro ukasangiza experience yawe. Ndakeka hari abantu benshi bari muri diaspora batureba. Yego. Inama babagiriye bazumvise. Babwiye ko bagomba gusevinga naho yaba make bakayasevinga kabisa. Bakanatekereza ko bagomba kuzagaruka mu rugo. Yes. Kiza atagomba kwibagiza ntibiyibagize ko ntabwo babakunda hariya kuko si iwabo. Sibyo? Never. Hanyuma wenda sinzi niba hari nk'abantu bawe wenda wasize hariya wahereza nshara tukabasuhuza. South Africa mfiteho benshi cyane. Hari uwitwa Shungu Jay-Z. Waimani Gahu. Uwitwa Abu Zizi. Uwitwa Isiaka Robinho. Ni inshuti zanjye. Ni abavandimwe n'abantu twabanye. Same street tubonana. Kabisa struggle zose barazizi uko twabagaho n'iki barabizi. Ntibagiwe Sharire akora amamoto hariya. Isiaka nakora amamoto. Fosro ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Inshuti ni nyinshi cyane. Mfite inshuti nyinshi cyane. Kabisa. Kabisa ni benshi cyane. Tubona ku musozo niba hari n'undi muntu wenda nawe warabaye mu kindi gihugu gitandukanye na South Africa ashobora akaduha experience akamamagara akanyandikira nimero ziba ziri muri description tukaganira wenda experience ye hari abandi banifasha. Ndumva rero twasoza ndagushimira Abidal ko wemeye kwakira ubusabe bwanjye ukaba nawe ugaragaye kuri kamera za Jarud Caves. Yes. Ndagushimiye cyane Imana igumugisha. Twasozanywa na kindi kintu wenda ufite kugira abantu bakoreye. Yeah, thank you so much. Nanjye ndagushimiye cyane kuba wafashe waratekereje kuba wantumira ngo tugane ikiganiro. Ni ibintu byiza cyane nibitwereka ko nawe udutekerezaho. Ni byiza cyane ndishimye cyane kabisa. That is good. Okay. Turasoje we sign out. Be blessed. Imana ibarinde. Okay.